Reka mbasuze mbifuriza n'ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Nibyo kubagezaho nkaba ndi mu Kazarukundo Clarisse. Jya gutangira mbagezaho ku kirere cy'uyu munsi kiriwe cyitwaye. Turareba iteganyagihe ry'umunsi w'ejo kuva amasaha mu gitondo kugera no ku masaha y'igicamunsi. Ariko uyu munsi mu kirere cy'u Rwanda haguye imvura cyane cyane mu masaha ku gicamunsi mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Iyi mvura kandi ikaba yumvikanagamo inkuba. Naho ku munsi w'ejo hateganyijwe ibihe by'imvura mu masaha ya mu gitondo mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Mu masaha y'igicamunsi hakaba hateganyijwe imvura. Reka tubirebe mu buryo burambuye ndetse tuze kureba n'ibipimo by'ubushyuhe uko bizagenda bihindagurika. Duhereye ku muyaga uteganyijwe ku munsi w'ejo, hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi. Uyu muyaga uteganyijwe ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse n'8 ku isegonda. Uyu muyaga kandi ukaba biteganyijwe ko uzaba uturuka cyane cyane mu bice byo mu burasirazuba werekeza mu bindi bice by'igihugu nk'uko ino shusho irimo ibyerekana. Mu masaha mu gitondo rero hateganyijwe imvura mu karere ka Nyamagabe na Nyaruguru, aho ni mu bice by'amajyepfo. Ibindi bice bisigaye by'amajyepfo nta mvura ihateganyijwe. Ariko mu bice byo mu burengerazuba mu turere twaho twose ho hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura ndetse yumvikanamo inkuba n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 12 ndetse na 17. Akarere ka Nyabihu rero kagateganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi ugereranije n'ahandi mu gihugu cya °C 12. Naho mu ntara y'amajyaruguru mu turere twaho twose hakaba hateganyijwe naho ibihe by'imvura ndetse yumvikanamo inkuba. Ibipimo by'ubushyuhe biri hagati ya °C 14 ndetse na 16. Mu bice byo mu burasirazuba mu turere twaho twa Kayonza, Ngoma, Kirehe ndetse na Bugesera hateganyijwe ibihe by'imvura ndetse yumvikanamo inkuba. Ibindi bice bisigaye nta mvura iteganyijwemo. Ariko mu mujyi wa Kigali hateganyijwemo imvura yumvikanamo inkuba ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 18. Mu masaha y'igicamunsi mu ntara y'amajyepfo mu turere twaho twose hateganyijwe ibihe by'imvura ndetse igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kikazagera kuri °C 27. Mu bice byo mu burengerazuba bw'igihugu cyacu hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 23 na 28. Naho mu majyaruguru hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 22 ndetse na 26. Mu bice byo mu burasirazuba mu turere twa twose hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba, ariko akarere ka Nyagatare niko gateganyijwe kugira igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru ugereranije n'ahandi mu gihugu cya °C 29. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 28 ndetse n'imvura yumvikanamo inkuba. Reka dukomeze rero tubagezaho iteganyagihe ry'iminsi iri imbere, ni ukuvuga kuva ku munsi ukurikira uw'ejo, iminsi 4 ikurikiraho. Muri iyi minsi rero hateganyijwemo ibihe by'imvura mu kirere cy'u Rwanda mu bice byaho bitandukanye, cyane cyane mu masaha yo ku gicamunsi, kandi ikaba iteganyijwe kuzajya yumvikanamo inkuba. Ku munsi w'ejo rero mu masaha ya mu gitondo biteganyijwe ko izuba rizarasa saa 11:37 za mu gitondo rikarenga saa 11:53 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije ijoro ryiza.